arangije aravuga ati umusore nindamuka mubwiye ko yanteye inda arabyishimira arasara arahita avuga ati yesu Wow. atayo mahirwe ahita asara yumve nari narabuze umwana kandi uwo musore nta kintu nyine yari afite kindi uretse kubyishimira ntabwo yabasha kurera uwo yari mwana. akennye pe yarakennye nk'ikiganiro twakoze ku basore benshi banga inshingano twabonye ko kiba ari ikibazo n'ubukene cy'ubukene buba burimo Iyo nko ni ingingo kuvuga ati twabonye. ntabwo nabikora ntabwo namufata ngo mwemerere kandi nkennye Ugendeye reka kuri iyo mbere kuri ngingo iki uvuze, kintu uretse reka mbere gato, kuri iki kintu uretse. musore uzongere kuvuga ngo nta masugi ariho nimba uzi ko byibura wayambuye abantu bagera ku 10 gasubiremo 6 ntuzongere kumbwira ngo nta masugi ariho nimba uzi ko nta bakobwa 10 wahuye nabo amasugi ngo yabambure basore buriya mwitondere ufite n'amafaranga ufite nako n'akantu tukagaruke. mwitondere b'abakobwa muha amagahunda bakabakwepa ukabona hari iminsi bagezemo noneho baragukeneye akakwishimira akagukenera akaba ariwe ahamagara buri munsi ngusure ikintu cyose umubwira ati ntaribi umusore aravuga ati nta kibazo nawe barahuza nawe ngiye niba twahuje wenda uyu munsi tugakora ibyaha yasa amabara mba ariko mbivuga mukasambana igihe bivuga mu mazina yabo nkayenga mugasambana Hi, tongeye kubaha ikaze kuri Muji Rwanda twishimiye kongera kubasanga hano dukomeje kubashimira uburyo mugenda mudushyigikira umunsi ku wundi urukundo mugenda mutwereka commentaire muduha ibitekerezo byanyu rwose dukomeje kubashigikira kuko intego yacu ni ugukomeza kubaka u Rwanda rufite amahoro u Rwanda rutekanye umuco mbese byinshi cyane bigenda byangirika tukagenda tubigarura nimba ufite ikibazo watwandikira muri comment ukatubwira ni ikihe kibazo wifuza ko twazagarukaho hagati aho ngaho Duseli ibafitiye ibikoresho bya electronique bigiye bitandukanye ndetse tubakorera print design wifuza yuko ufite ibirori twakwandikira ku myenda ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye waduhandikira muri comment ufite icyo ukeneye twagarutse rero mu kiganiro ni tubivugeho aho tugenda tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye topics zigiye zitandukanye mukaduha n'ibitekerezo byanyu ufite ikibazo twandikire tukivugeho twumve abandi bantu icyo babitekerezaho kugira ngo dukomeze gusana imitima yangiritse twagarutse ndayavuze tubwire nawe umeze uti meze neza ndabizi umeze neza nta kuntu waba utameze neza je niyo ntariye mba meze neza ngeyo ntariye mba meze nabi yego cyane ese ubundi ibiro ufite utariye noneho njye ibiro naba nariye nawe ntari ibiro byanjye ntabwo bihinduka uvuze ko size yawe nyine ntayikunda wamaze ibaze nyine kunyanga tu urumva ibaze kunyanga nkunda abakobwa wirabura icyo ni icya mbere muremure uri mugufi buriya ese ntiwiyizi muri metero yawe na santimetero ebyiri ntiwiyizi shana ukuri ndi muremure ni ukuri waruvuze kuri duseri niho hantu ugurira imashini mwana abantu bafite za mashini nk'izo kuru bafite kuru ndamubwira ni waje muri duseri tukaguha imashini ati wapi akambwira ngo ari imashini ngo muzehe ngo yakoreshaga ngo kubwa babiri girumba iyo se iracyakora niyo yindi ucomeka ku muriro ni televiziyo ntiwayikoresha udacometse kamwani tugira amamashini ushobora guflipinga uburyo ushaka imbere inyuma aho wayishaka hose touch screen y'amamashini nkamubwira ni arumva ikiganiro cyo saa 12 atarajya muri Duseri Limited nukuri bari huba yagishyiragaho saa 4 cyose nk'uyu kuyayobye ubu ngo byarahindutse so umuntu rero ushaka kuno abanyeshuri bagiye gutangira ibintu by'amapencils amaboîte mathématicale yarabuze ibiki ubahamagara kuri 0782 27 46 02. Ikindi ku bantu bashaka gukoresha amadokumentari ibiki kwamamaza cyane cyane amapublicité tubamamariza turahari ku bwanyu dore ngaba barahari Anita
ntago nkibigarukaho. Ikindi nyine ni duseri bose, ni duseri kwese kuko urumva niba bakora graphic design, bakora ama video editing, bamamaza, bakora ama publicité, urumva nanjye ngo ni 2 in 1, ni all in 1. kabisa. Umeze neza? Ndashima Imana. Kuri Grit se urahabona ute? Grit bazaze badusure n'ubundi niho dukorera. Bazaze badusure, ufite icyo wumva wabwira abanyarwanda, uzaze tube turi kumwe. Grit ni heza, haba hatuje, haba hari akayaga, nyine ntacyo twabona tuhashinze, ni heza cyane. Kiyovu cy'abakire. Kiyovu cy'abakire. Cyane cyane. Nta mukene ugera. Oya. Ubwo nawe urayafite. Yahese sha ni wagiriwe ubwo buntu bwo kuhagera nyine. Kangutere story. Kagira inkuru. Hari umukobwa yigeze kuryamana n'umusore, urumva, rangije abona umusore baryamanye ni umuso. Ni umuso? Tari umusore? Ni umuso, iyo re itarajyaho. Rangije aravuga ati umusore nindamuka mubwiye ko yanteye inda, arabyishimira, arasara, arahita avuga ati Yesu wow, atayo mahirwe. ahita asara yumve nari narabuze umwana. Kandi uwo musore nta kintu nyine yari afite kindi uretse kubyishimira, ntabwo yabasha kurera uwo mwana, yarakennye pe, yarakennye. Nk'ikiganiro twakoze ku basore benshi banga inshingano, twabonye ko kiba ari ikibazo cy'ubukene, n'ubukene buba burimo, no kuvuga ati ntabwo nabikora, ntabwo namufata ngo mwemerere kandi nkennye. Nibwo rero yarebye undi musore bajyaga bavugana ariko bitari cyane. Basore buriya mwitondere, ufite n'amafaranga, ufite n'akantu, mwitondere b'abakobwa mamuha amagahunda bakabakwepa, ukabona hari iminsi bagezemo none baragukeneye, akagukenera akaba ari wahamagara buri munsi ngusure ikintu cyose umubwira ati nta ribi. Umusore aravuga ati nta kibazo, nawe barahuza, ntabwo ngiye niba twahuje wenda uyu munsi tugakora ibyaha yasa amabara mba ariko mbivuga, mukasambana, bivuga mu mazina yawe, mugasambana. kameze story yanjye, arumva nk'uyu munsi undi muntu mwahora nyuma y'iminsi 3 n'ubundi ntabwo yazabasha gutandukanya ibinda ariye ko cyangwa atari, kuko kumubwira uti mu matariki yanaya simbyibuka neza, bitandukanye nuko wenda wabwira umuntu mukaryamana inda irimo nk'amezi 3, byo bitandukanye. Umujene barabikurikiranye, bamugeretseho inda aba arayemeye, nk'umuntu wari ufite ibyo afite yari tayari gufata inshingano, yumva nta ribi. Eka rero uwo bayigeretseho yari igikara, umwana azavuke dusa asa nkawe. urumva ko kaba kabaye umukobwa ati nyamara buri mwana wese avuka ari inzobe, ndi mbyara bweru na muhima, ushobora kuba aranenda uri igikara agakubitana n'utunyangingo twanjye, umwana bikarangira abaye muzungu. nka ya foto, ari foto nabonye ababyeyi babiri bateruye umwana w'umuzungu ariko bari abirabura, handitseho ngo umugabo wanjye akora mu Bashinwa. kabaye umujene rero aravuga ati nta ribi, ariko uko bigenda bikura urumva iminsi igenda gutamaza. Oya ntane bakunda kubivuga ngo nta gisha kitazahishurwa, nubwo ubihisha kenshi ukaba watubeshya aka kanya ndetse ukaba wanayigerekaho uwo wundi, ariko bitinde bitebuka uzabimenya, bizasohoka, kuko tugenda no kubivuga, hari ukuntu mwambura abantu uburenganzira bwabo bwo kumenya si wa nyawe, sibyo? Ariko ni ibintu mwakabaye namwe ubwanyu mwitondera, mukavuga ati se ubundi umwana wanjye we arungukira he? Abakobwa tujya tubyirengagiza tukavuga nyine ngo upfa kuba abona ibyo akeneye byose, kandi yeti ntabwo ari papa we, ntabwo ari se pe. Ikindi kintu navuga nko muri Uganda, ni muri Uganda aho bapimye basanga abagabo 90% by'abagabo bose bakoresheje izo DNA test basangaga abana atari ababo cyane, agasanga nyine bamukoreye nk'ibyo ngibyo, bayimugeretseho.
swati biraterwa no kuba umukobwa atishimire ya sura yawe wa musore we reka tureke kubitindaho arabona utambubera papa nyine ntabwo ubwiza bwawe bwatuma umwana waza nk'uko abyifuza. Second, umwana wawe nimubana azabaho nabi, hari undi ufite amafaranga yatuma abaho neza. Ibyo ni impamvu zigiye zitandukanye zituma ushobora kubyanga cyangwa mwagiranye n'amakimbirane. Ariko nanone nkibaza abasore biroroha kubafatisha, ni naho muzagwa kubera irari ryanyu, reka bajye bayabagerekaho kwifata byara kubivuga ureba kameramani ndejijisha ariko mwebwe murifata ibyo bintu bivuga ngiye nko kwihorera ngereka nkubwire mwe murifata cyane sure cyane. nese bazibatera ngo bamugeretse bazibatera byagenze bite? wari wowe wumva ngo bamugeretse nyine bazibatera byagenze bite? muzinwa mu cyane uzi ko abakobwa abenshi babishatse batatwita. nuko ari mwe impamvu bifiteho nyine control. none se hari ikindi babifiteho control bisobanuye ngo nyine mwebwe n'ubundi uko abahungu gusambana kwifata byabananiye niko namwe mwebwe none biranakabije. none mwebwe impamvu wabishaka ntabwo umuhungu iyo guteye nta kindi yabikoraho, ni wowe ubisigarana mu maboko yawe, cyane cyane iyo kwihakanye. Kuko iyo yemeye akavuga ati nzayigufasha kumurera, aho ibibazo bisa nk'ibigabanutse. mwebwe kuki mugereka inda ku bantu muzi ko atari bo bazibateye? Urumva twahoze tukivuga ndumva ari ikiganiro twabikozeho tuvuga ku bakobwa kandi z'abasore bakunda, ni muremure ni mwiza ariko arakennye. Ubundi akenshi ugiye kureba ba bakobwa benshi baba barageretse inda ku basore usanga barabangiye kubera ubukene. Iby'isura kuko abenshi banaryamana abakurikiye abakobwa narabikubwiye bakoresha ibintu by'amarangamutima cyane, ugasanga yikundira uwo musore yumva ari nawe baryamana, bagira ngo yamutenda agahita yibuka ko akennye akavuga ati ariko mfite hariya 6 sha umukire, reka nshaka uburyo mukoresha turyamane ubundi bite bihwaniramo. So agahita aza nyine kuko afite icyo yakubonyemo wowe. wari rigiye mushaka ngo icyororo ku bahungu basore beza nyine ngo mukiteresha inda, ariko agahita avuga ati ndayiteresha ariko 6 azamurera, ariko nta bushobozi afite, 6 azamurera. nzayiteresha kuri Manuel cyangwa Claude, nzayiteresha kuri Manuel 6 azarera arere. Manuel ntazigera amenya umwana, abibwiwe n'iki se? ni ngombwa bimenye bimufasha iki? we ariko urumva agahinda mama muri kudutera mwebwe se abakene. erega twagihereye icyo kiganiro, ni ibiganiro biri guflowingana. hari ukuba mwebwe ubwanyu nimba ukennye shani basore bakeya bakennye bemera kurera abana babo, arabikubwira bite wirukanka umubwire yuko atabyara iwabo batabyara nkaho yavuye ku giti. uzi ko hari abana mba nzi, hari n'abo mba ntazi, n'abashobora kureba kino kiganiro bizi, babana n'ababyeyi babo runaka bahora babaza batari ko ba papa bacu bagiye. Mu muco wa kera rero ikibazo cyarabaye papa. Mu muco wa kera n'ubundi baravuga ariko ngo nyina w'umwana niwe umenya se w'umwana, sibyo? Nyina w'umwana niwe umenya se w'uwo mwana. Icyo baba bavuga ni iki? Nuko umwana uri muri urwo rugo, nimba ari muri urwo rugo, ni umwana nyine wabo uri se. Ni nacyo kiri gutera abagabo benshi agahinda, agahita yanga umwana, agahita yanga nyina, amakimbirane mu miryango akazamuka bitewe n'ibyo bintu mwagiye mu kubya DNA. Kera mu muco umwana yavukiraga muri urwo rugo, uwo muse nyine uwo mugabo uri mu rugo yabaga ari se, nta bindi byaje ngo bavuga ngo DNA. Urumva iterambere naryo riri kudushyira ku bibazo byinshi. Rwanda forensic ibihari kugira ngo igute amazi, ariko ibyo byose biri mu bituma ingo z'iki gihe zitakibana neza. So ni ikintu cyo kwitondera cyangwa cyo kongera kwitaho nk'abakobwa. Numufata ukamugereka ku utari se, sibyo, ejo bitinde bitebuke azagira. Kandi buriya none se umwana akwiye kurengana ku urwo rwego ngo nuko se ari umukene? kuko nanjye ntabwo waba warangeretseho umwana naramureze imyaka nk'icumi, nurangiza ngo uzaze kumvugaho utuntu tw'utugambo ngo uyu mwana si uwanjye,
ubwo twamugabana bimwe byo muri Bibiliya niba ubyibuka by'umwami Salomo se. Umwana nyine nicyo navugaga, umwana niwe ubigenderamo. Ayo makimbirane yose iyo bimaze kujya nko hanze, sibyo, hari se wamutwise, hari se wamuteye, hari na se wamureze. Urumva bihita bitangirana kuko noneho buri mwana urwa rukundo abazi ni rwa rundi rwamureze. Rero iyo bitangiye kuzamo nawe ubwe biramucanga mu bwonko bwe, se papa wanjye wanyawe ninde? Ninde ngomba gukunda? Ninde dadi ngomba gukunda byanya? So ibyo byose ni ibintu bigenda mu bwonko bw'umwana, ugasanga biramuvangavanze, ni ibintu tuba tugomba gukora. Abakobwa turabamanika, ariko namwe wajyaga watwihaye ngo abasore ngo kujya mugira gutya, mwebwe kwifata byabananije iki? Kwifata kuki? Kugutereka abakobwa hinda cyangwa kuryamana nabo? Ubushakashatsi mu kanya nabwo bwagaragaje ko simwirwagaje undi muvuga ngo nta masugi kibaho. Abaho se? Ubushakashatsi na sosi yaho wabikuye. Yego komanda, ubushakashatsi bwakozwe mu Rwanda bugaragaza ko 73% by'abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 24 kugarura hasi ari amasugi batarakora imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwakozwe n'iki? N'ikigo gishinzwe ubushakashatsi. Birebe ukinsomere kuko nta 70 nubwo wavuga karindwi 73% nubwo wavuga karindwi kwijana ukabintera mu bushinge. Noneho hari undi mugenzi wanjye nawe nabibonanye anje nambwira ngo mwarabeshye, ngo nyine ngo abahureho ubushakashatsi twese ngo twarabeshye. Kuri njyewe hano biranditse mu Rwanda 73% urahera ku babyanditse. Uretse maze ngusomere ikigo gishinzwe ubushakashatsi ku buzima bw'imibereho bw'abaturage mu Rwanda, ari cyo icyo kigo cyitwa RDHS. Yego. Bwa 2025 bugaragaza ko mu rubyiruko rutarashyingirwa rufite imyaka iri hagati ya 15 na 24, abagera kuri 73% by'abakobwa bavuga ko batarakora imibonano mpuzabitsina n'iririra rimwe. Ababivuga urakoze cyane. Urakoze kubakowetinga. Yego, n'ubushakashatsi kandi ubushakashatsi bwa bwarakozwe nyine n'inzobere. Iyo nkuru ukuntu ivuga niba mbyumvishe neza bigaragaza ko cyangwa bavuga ko nibyo, ariko none se ndaza kukubeshya ngo bimare iki? Ahubwo se ngiye waba umbwira gute kutariyo kujya mbikoze iki? Okay, sex uhera ku cyo bihakana bo. Ngewe urumva nkurikije abantu nkakurikiza igihe turimo, nkakurikiza u Rwanda, nkurikije abo baze kubwaka. Ubona ntaba ari bangaye badakitse. Ngende kambabwire. Reka mbere kuri iki kintu. Musore uzongere kuvuga ngo nta masugi ariho, nimba uzi ko byibura wayambuye abantu bagera ku 10. Gasubiremo. Sex ntuzongere kumbwira ngo nta masugi ariho, nimba uzi ko nta bakobwa 10 wahuye nabo amasugi ngo yabambure. Tugendeye kuri ngewe ukankiramo, ubwo bose baba ari amasugi cyane. Ariko nkurikije dukurishije ubushakashatsi dukoreye kuri sex, ni ukuri ntabwo byari byo. Babitubwire muri comment. Umva ngo abakobwa ni iki gituma batifata? Icyo cyo twanakirenze. Mwahindutse wenda reka kwifata byo byarabananiye ndanabyanzuye. Ntago byabananiye. Hari n'ababishoboye of course. Ntago byabananiye ahubwo bipfira hano. Ni ikibazo kuba usigaye wumva abantu bavuga ngo umukobwa utari isugi ngo wabo bararoga. Seriously? Abatera ngo n'umwaka. Ngabatera umwako. Ase guys, ninde wabaroze? Ninde wabaroze? Ntabwo ngiye menye ko uri n'isugi buriya. Ito tuba inshuti. Sex ndabizi kari kubeshya. Katugaruke yumva ngubwire mu muco wacu. Reka tugaruke mwe abakobwa mwe twongeye twiyubahe. Ni mwebwe kibazo. Twiyubahe. Icyo ni kugereka inda ku basore. Icyo nemera cyo nuko kuri iriya ngingo yo nimba uvuze ngo no. Nimba uvuze ngo no. Umusore cyangwa kumugabo uwo ari we wese. Ivamo yegite. Wimbwira ngo ivamo yegite. Nimba uvuze ngo no ndabizi ko nta cyakorwa. Bakobwa twige kuvuga no igumaho. Abasore baragiye batwishyiramo ko oya ya mukobwa aba ari yego mu minota nk'itanu. Ni kubizi. Niko bita oya. Na cameraman ngo ni kabizi. Ubone cameraman. Ubwo rero
twige kukumenya ngo tuvuge ngo nimba ari wowe yawe yihagarareho mu minota 5 itaza kuvamo yego y'icyo wari wahakanye. Numva twanasoza kuko kumubwira ngo wongere witekerezeho barabizi, ariko muhagarare ku cyo muvuze cyangwa mu cyo mwiyemeje byako kandi. Ngiye wumva ukuntu ngiye gusoza mbagira inama. Niba wumva ushaka kubikora ibyo bintu, sibyo? Nyine okay. Wumva hari umuntu ushaka gukura icyoro bimwe twavuze, wumva ushaka gusambana, bikore, ariko ubona gutenda bari ubibwira. Ibintu byo gutuma hari abantu babibabwira mukiruka. Babibabwira mukiruka. Iyo ngingo ni yindi twanayivuzeho urumva, ariko niba yanga kubikubwira kuko azi neza yuko nabikubwira uri bwiwe. Mubwira abana base, mubwira abana ba nyina, ibyo bintu byo kuvuga ngo Manuel yanteye indubizi ko indari ya 6. Ngiye nkabonzi ko nta mwana mfite, nkabonzi ngo simbyara. Mfite abana abundi ubyara utuzi kutazabasha kurera. Ahubwo abasore mwongere mwisubireho. We kubona ntazarera ubu mbyarira kubera. Kandi akeneye icyororo. Ashobora rega no kumubyara atagukeneyeho aya mafaranga yawe ngo ngugira, akavuga ati nzamwirerera kuko ndahembwa. Dusoza utandakaza. So nicyo twavugagaho rero, abana muba muri kubashyira muri riske zo gukura batazi base banyabo, kandi iyo bigiye hanze ibyo ari byo byose bigira ingaruka ku muryango muri rusange. So reka dusoze tubashimire. Nimba ufite icyifuzo, ufite igitekerezo cy'icyo twavugaho, twandikire muri comment, hanyuma utugezeho icyo wifuza twazaganiraho. 6 reka ngushimire cyane. Urakoze. Nta kintu watubwira? Siya Dios. Ngiye gusa ikintu nababwira nuko mbakunda. Natwe turabakunda cyane abakobwa. Turabakunda cyane.